Hello, nizere ko mumeze neza, nizere ko iminsi iri kugenda irushaho kubaryohera. Niba uyu munsi bitameze neza ntucike intege, kora cyane kuko ejo ni wowe utahiwe. Nyemerera uyu munsi rero twivugire ku muziki wa gospel, umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Mwagiye mubona ko hagiye haza impano nyinshi kandi zigakura mu gihe gitoya. Rero tugiye kurebana hamwe abahanzi 10 ba gospel, abahanzi nyarwanda bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bazamutse mu gihe gito bakaba bamaze kubaka amazina akomeye muri uyu muziki nyarwanda. Muri rusange rero umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana ugenda ukura uko bwije nuko bukeye, ari nako abahanzi bashya bavuka, bamwe muri bo bakazamuka mu gihe gito ku buryo barenga no kubawumazemo imyaka myinshi. Gospel nyarwanda kugeza uyu munsi iyobowe n'abahanzi bashya binjiye muri uyu muziki mu mwaka wa 2020 cyangwa mbere yaho gatoya. Aba bahanzi iyo babajije uko biyumva nyuma yuko nta myaka 5 bamaze baririmba bakora uyu muziki, nyamara bakaba baramaze kuba ibimenya bose, nabo ubwabo basubiza ko ari ibitangaza by'Imana. Usibye kuba ari igisekuru gishya muri uyu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, abenshi muri aba bahanzi baracyari batoya mu myaka cyane kuko hari n'abakiri ku ntebe y'ishuri. Ariko uyu munsi ibikorwa byabo bikaba byivugira ndetse binyura imitima ya benshi. Ni muri uwo mujyo rero tugiye kurebana hamwe abahanzi ba gospel, abahanzi b'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bazamutse mu gihe gito bakaba bamaze kubaka amazina akomeye muri uyu muziki wa gospel, umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Tugiye guhera ku mwanya wa 10 rero nk'ibisanzwe, twimanukira gake gake tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Iyi ni Vibes on the Top. Nshimira wowe wamaze gukora subscribe. Ku mwanya wa 10 tuhasanga Vestine na Dorcas. Aba bana b'abakobwa baracyari batoya, batangiye umwuga wo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu mwaka wa 2020 bafashwa na Irene Murindahabi. Bigeze no kugirana ikibazo ariko nyuma biza gukemuka. Aba bana b'abakobwa bavukana barakunzwe cyane karahava kubera ukuntu bazi kuririmba, amajwi yabo meza n'impano zidasanzwe bafite. Kamikazi Dorcas na Ishimwe Vestine bakoze indirimbo zakunzwe cyane zirimo Umutaka, Isaha, Sibayari, Simpagarara ndetse n'izindi zaciye ibintu zashimishije imitima ya benshi, zomoye imitima y'abantu benshi, imbaga nyamwinshi muri rusange. Vestine na Dorcas bamuritse alubumu yabo ya mbere igizwe n'indirimbo 9 mu gitaramo cyabaye tariki 24 Ukuboza 2022 muri Kigali Conference and Exhibition Village ahazwe nka Camp Kigali. Urabyumva ko Vestine na Dorcas ari abahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana kandi bakaba bamaze imyaka 4 yonyine mu muziki bakora uyu muziki, kandi bakaba ari n'abana bakiri batoya bakiri ku ntebe y'ishuri, ariko bubatse amazina akomeye, bakoze ibihangano byinshi byashimishije abanyarwanda ndetse no hanze bafite abakunzi benshi cyane kuko bagerayo bagakora ibitaramo mbaturamugabo. Ubu bakaba bafite indirimbo yabo nshya baherutse gushira hanze iri mu rurimi rw'igiswahili yitwa Nema. Indirimbo nziza, indirimbo yomora imitima, indirimbo rwose iryoshye no kuyumva byonyine, amagambo yigize arafasha arakomeza. Aba akaba ari Vestine na Dorcas baza ku mwanya wa 10 mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamaze kwigarurira imitima y'abantu benshi mu gihe gitoya bamaze bakora umuziki. Naho ku mwanya wa 9 turasanga Habiyambere Aloys. Habiyambere Aloys akora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, mukaba mwaramumenye ku kazina kitwa Aloys Habi. Uyu muhanzi afite ubuhamya burebure burimo nuko yavukiye amezi 12 akavukana ubumuga bwo kutabona. Ni umwe mu bahanzi ba gospel bamenyekanye mu gihe gitoya. Habiyambere Aloys akunzwe cyane mu ndirimbo ye yitwa Mbitsi Nyandiko. Iyi ndirimbo ikaba yarakunzwe n'abantu benshi, bikaba bigoye gusiba mu mitwe y'abantu iyi ndirimbo rwose kuko ari nziza cyane kandi yafashije abantu benshi cyane. Indirimbo ze nyinshi ziba zihamya iby'Imana ikora, zikanakebura abasubijwe n'Uwiteka ariko nyuma bakibagirwa. Aloys yatangiye umurimo wo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu mwaka wa 2020. Yakoze indirimbo nyinshi zakunzwe zirimo Ikinegu, Mu Mugambi, Ibiryo by'Ibwami ndetse n'indirimbo yise Indahiro aherutse gukorana na Kagame Charles.
Uyu akaba ari Habiyambere Aloys, umuramyi, umuhanzi ukora injyana ya gospel, umuhanzi ukora injyana yo kuramya no guhimbaza Imana wazamutse mu gihe gito, kuko nawe urabona ko yatangiye umuziki muri 2020 akaba amaze imyaka 4 yonyine muri uyu muziki. Ibi bikaba bituma aza ku mwanya wa 9 mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bakunzwe cyane kandi batamaze igihe kinini bakora uyu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, benshi bavuga ko ari uwa gospel. Jesse niwe dusanga ku mwanya wa 8 mu bahanzi bazamutse mu gihe gitoya bakaba bafite amazina akomeye muri uyu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Yitwa Ndikumukiza Samuel Jesse. Ni umwana muto cyane ufite impano itangaje. Yatangiye umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana muri 2021 afite imyaka 5 gusa. Kuri ubu akaba afite imyaka 7 y'amavuko. Akomeje kuzamura amarangamutima ya benshi kubera ukuntu ari muto bihagije, ariko akaba afite impano idasanzwe. Yaririmbye indirimbo zirimo Ntuzandeka, ubundi akaba agenda asubiramo indirimbo z'abandi zirimo Ushimwe, Yatonzi ndetse n'izindi zitandukanye. Mu ndirimbo nyinshi uyu mwana akunze kugaragara ari kumwe na se. Akunzwe mu ndirimbo zirimo Ushimwe, Tuganire, Imbuto Foundation, Yesu akunda abana ndetse n'izindi. Uyu akaba ari umwana mutoya ufite imyaka 7 yonyine uza ku mwanya wa 8 mu bahanzi bakomeye, mu bahanzi bamaze kumenyekana mu gihe gitoya bamaze muri uyu muziki nyarwanda, muri uyu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Ku mwanya wa 7 turahasanga Vumiliya Mfitimana. Vumiliya ni umwe mu bakobwa bakiri batoya bafite inzozi zo kwagura ubwami bw'Imana bifashishije impano Imana yabahaye yo kuririmba. Uyu muhanzi abarizwa mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa 7, akaba yaratangiye kuririmba indirimbo zihimbaza Imana muri 2020. Urabyumva neza ko amaze imyaka 4 yonyine akora umuziki. Mu nzozi ze harimo kugeza umuziki we hanze, kandi zamaze kuba impamo kuko ibihangano bye bimaze kumenyekana. Zimwe mu ndirimbo ze zakunzwe harimo iyo yise Amahoro, Nyigisha, Kuri buri segonda, Mbahumurize ndetse n'izindi nyinshi yagiye akora. Uyu akaba ari Vumiliya Mfitimana uza ku mwanya wa 7 mu bahanzi bakora gospel nyarwanda, mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamenyekanye mu gihe gitoya bakabibimenya bose. Naho ku mwanya wa 6 turahasanga Kagame Charles. Mu bahanzi bakora gospel nyarwanda, mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamenyekanye mu gihe gitoya bitabagoye. Umunyempano Charles Kagame afite ubuhamya bukomeye bw'uko yigeze gukora impanuka, ariko kubw'ineza y'Imana akaza kuyirokoka. Nawe ni umwe mu bahanzi ba gospel nyarwanda bazamutse mu gihe gito cyane. Nyuma y'iminsi mike atangiye umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, Charles yahise yinjira muri Moriya Entertainment, imwe muri kampanyi zikomeye mu Rwanda zireberera inyungu abahanzi. Kagame Charles yatangiye umuziki nk'umunyamwuga mu mpera za 2019. Yatangaje ko ibikorwa bye byaje gukorwa mu nkokora na COVID-19. Aza no kugira ibyago byo gukora impanuka, ari naho yakuye inganzo y'indirimbo yakunzwe cyane yise Amakuru. Mu zindi ndirimbo yakoze harimo Naragukunze, Ntuzibagirwe, Amateka, iyo yise Umurimbo amaze iminsi mike asohoye ndetse n'izindi nyinshi zakunzwe bidasanzwe. Uyu akaba ari Kagame Charles uza ku mwanya wa 6 mu bahanzi bakora gospel nyarwanda, mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamaze igihe gito muri uyu muziki bakaba bamaze kuba ibimenya bose. Mucyowera Jessica niwe dusanga ku mwanya wa 5 mu bahanzi bakora gospel nyarwanda, mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamaze igihe gito mu muziki ariko bakaba bamaze kubibimenya bose. Jessica Mucyowera yamenyekanye mu ndirimbo ye yakunzwe n'abatari bakeya yise Arashoboye. Yatangiye kuririmba ku giti cye mu mwaka wa 2020. Uyu muramyi ni umubyeyi, ni umwe mu bahanzi bahise bigarurira imitima y'abantu binyuze mu kuririmba ibihangano byiganjemo amagambo ahamya imbaraga z'Imana nyuma yo kuzibonera mu buzima bwe nk'uko we bwite akunze kubyivugira. Indirimbo ze zakunzwe harimo iyo yise Urera, Niyo Mana, Eloy, Isanzure ndetse n'izindi nyinshi yakoze zakunzwe bikomeye. Uyu akaba ari Mucyowera Jessica uri ku mwanya wa 5 mu baramyi, mu bahanzi bakora gospel, mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamaze igihe gitoya ariko bakaba bamaze kubaka amazina akomeye muri uyu muziki nyarwanda.
Ku mwanya wa kane turasanga Uwera Sara. Yitwa Uwera Sanyu Sara, yamenyekanye cyane muri korali ikunzwe na benshi mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi Ambassador of Christ. Urugendo rwe rwo kuririmba wenyine yarutangiye ku ndirimbo yitwa Mwana wanjye yasohoye muri 2020. Yatangaje ko igitekerezo yagikuye mu busabe bw'abantu benshi babimusabye nyuma yuko aririmbiye umugabo we mu bukwe bwabo. Kuri ubu izina rye rikaba rimaze gushinga imizi muri uyu muziki nyarwanda, bitewe nuko afite indirimbo zimaze gukundwa n'abantu benshi zirimo Umunsi mushya, Omora n'iyitwa Mwana wanjye. Uyu akaba ari Uwera Sara uri ku mwanya wa kane mu bahanzi bakora gospel, mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamaze igihe gito muri uyu muziki, ariko bakaba bafite amazina akomeye, bakaba baramaze kubibimenya bose. Naho ku mwanya wa gatatu turasanga Uwase Yvette. Uwase Yvette ni umukobwa ukiri muto ukorera umurimo w'ivugabutumwa riciye mu ndirimbo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwase Yvette amaze igihe gito yinjiye mu mwuga wo kuririmba izi ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, kuko yabitangiye mu mwaka wa 2020. Uyu muhanzi afite indirimbo yakoranye n'abandi baramyi bakomeye zakunzwe cyane, harimo niyo yakoranye na Serge Iyamuremye. Iyo ndirimbo bakoranye ikaba yitwa Nzahagarara. Akagira n'indi yakoranye na Adrien Misigaro yitwa Ndareba, ndetse n'izindi nyinshi yagiye akora zakunzwe n'abatari bakeya. Mu minsi mike ishize yashize hanze indirimbo iri mu rurimi rw'icyongereza yitwa Living Testimony, ihamya ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwe. Uyu akaba ari Yvette Uwase uza ku mwanya wa gatatu mu bahanzi ba gospel, mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamaze igihe gito muri uyu muziki, ariko bakaba bamaze kubaka amazina akomeye, bakaba bamaze kumenyekana, bakaba bamaze kuba ibimenya bose. Christo Ndasingwa ni uza ku mwanya wa kabiri mu bahanzi ba gospel, mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamaze igihe gito mu muziki, ariko bakaba bafite amazina akomeye. Yitwa Ndasingwa Jean Chrysostome, akaba yaramenyekanye nka Christo Ndasingwa. Yatangiye umwuga wo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu gihe cya COVID-19 mu mwaka wa 2020. Ubusanzwe akorera ivugabutumwa mu itorero rya New Life Bible Church. Uyu muhanzi ukiri muto amaze kugira indirimbo nyinshi zuje amagambo asubiza intege imitima iguye isari, abari babuze ibyiringiro bakongera kwizera Imana no kuyikunda kurushaho. Mu ndirimbo ze zakoze ku mitima ya benshi harimo iyitwa Wahozeho, Ndakwihaye, Mu bwihisho, Wakinguye ijuru, ndetse n'izindi zakunzwe n'abatari bakeya. Uyu akaba ari Christo Ndasingwa uza ku mwanya wa kabiri mu bahanzi ba gospel, mu bahanzi bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana bamaze igihe gito mu muziki, ariko bakaba bamaze kumenyekana, bakaba bamaze kuba ibimenya bose muri iki gihe gito bamaze batangiye umuziki. Have nyabo wikwicwa n'amatsiko, ndabizi ko ubu uri kwibaza ngo ese ninde uri ku mwanya wa mbere, ese ninde uyoboye uru rutonde. Number 1 ku mwanya wa mbere turasanga Josh Ishimwe. Josh Ishimwe ni umusore w'imyaka 23 y'amavuko. Ubusanzwe yitwa Ishimwe Joshua. Ni umwe mu bahanzi bakiri bato mu mwuga wo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko akaba amaze kwigarurira imitima y'abatari bake, by'umwihariko mu Rwanda ndetse no mu gihugu cy'i Burundi. Yinjiye muri uyu mwuga muri 2020 nibwo yatangiye umuziki, awinjiramo mu buryo butamenyerewe cyane bwo guhuza gakondo na gospel. Uyu muhanzi akaba amenyerewe cyane mu ndirimbo akunda gusubiramo zo mu gitabo cy'indirimbo, ndetse na zimwe zikunzwe muri Kiliziya Gatolika. Kuri ubu yibitseho alubumu imwe yamuritse muri Kanama muri uyu mwaka wa 2024. Yakunzwe cyane mu ndirimbo yitwa Sinogenda ntashimye, Reka ndata Imana Data, Yezu wanjye, Yesu ndagukunda, ndetse n'izindi nyinshi yakoze zakunzwe n'abantu benshi n'abantu batari bakeya. Uyu akaba ari Josh Ishimwe uyoboye uru rutonde uza ku mwanya wa mbere mu bahanzi bamaze igihe gito mu muziki, ariko bakaba bamaze kubaka amazina akomeye, bakaba bamaze kubibirangirire nta myaka 5 irenga bamaze batangiye uyu muziki, dore ko bamaze igihe kiri hagati y'imyaka 4 n'imyaka 5 bakora uyu muziki nyarwanda. Gospel rero ikabigenda ikura, ikabigenda ikundwa n'abantu benshi, ari nako abayikora babibirangirire bakinjiza n'amafaranga atari makeya, haba hano mu gihugu ndetse no hanze.
ngayo nguko rero aba nibo bahanzi 10 ba gospel nyarwanda bakora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, babaye ibirangirire, bagira amazina akomeye ariko batamaze igihe kinini bakora uyu muziki. Mwakoze kuntiza amatwi, mwakoze cyane kubana nanjye muri rusange. Iyi ni Vibes on the Top. Wowe yakoze subscribe by'umwihariko ndagushimiye, wowe utarayikora ntugende udakanze kuri subscribe wangu. Reka mbifuriza umunsi mwiza, amahoro y'Imana, muhahe muronke, Imana ikomeze barebe icyoroshye, tuzongere guhura ubutaha turi kumwe.